umuntu uko ari kujya kwibutsa umuntu uko ari indaya, ukibutsa umuntu uko ari mubi kandi nawe ubwe asanzwe abizi. Ntabwo icyo ngicyo ari cyo yarakeneye. Yarakeneye kumwereka umutima mwiza umuyobora kuva mu byarimo, ariko ukoresheje urukundo n'impuhwe n'imbabazi. Ariko abantu bo kuri iyi mihanda shaho ntibagira imbabazi, ni basinabyaye. Rero umuntu umeze nka kuriya cyangwa abantu bameze kuriya, ba bantu batandukanye n'abandi uko tubabona, bikora bya bindi. Wa muntu uza akavuga hano ati ngewe ndi umutinganyi mu nde. Ese reka nze nkubaze, uraza gutuka umuntu ngo amabuno ye ngo arasumbana, ngo bamimukoreye nabi. Reka nze nkubwire, nimba barabikoze nabi, hari amafaranga yawe arimo? Umuntu natega indege akajya kwitezaho amatayi n'amabuno, yateze indege, gutega indege birahenze, naho babikorera nubwo ntahazi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko mumeze neza, umwami abarinze, kandi nizere ko imbaraga z'Imana zikomeje kubana n'ubuzima bwanyu. Nimuhumure, Imana irahari ku bwacu. Mufite ibibazo, nanjye mfite ibibazo, umuntu wese afite ibibazo, ntago tubihuje, nta nubwo bisa, buri wese afite ibye, ariko tujye dukomera kandi ntitugateshuke, tujye dukomeza gusenga no kubana n'Imana no kwigirira icyizere. Hanyuma ikindi shaka kubabwira nuko dukwiriye kuberaho abandi, tukaba abantu b'umumaro ku bantu, tukaba abantu b'umumaro, tukaba abantu beza, naho abantu batabibona, naho batabiha agaciro, ariko we n'umutima wawe ujye ugira intego yo kuba umuntu mwiza kandi ubere abantu bandi umumaro. Hanyuma nonaha rero ndasuhuza abaturanyi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Mujya mumpamagara muri benshi, mukampamagarira mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mukampamagara mukambwira muti ibintu bimeze gutya, mama Sharirene wacu, bira bintu biranezeza kandi bikanshimisha. Ndabashimiye cyane n'umutima wanjye wose. Nyagasani abahaza uburame, kandi mu burame muramire kubona ibyiza n'umugisha. Ikindi ni mukomeze muhumure rwose, nubwo ibyorezo bihari, mwitinya, mwikuka umutima. Imana irahari ku bwacu kandi ifite gahunda yo kutugirira neza. Abantu rero mufite ikibazo ngo haje inkingo, ko tuzapfa, ngo harimo shitani, wenda nzakora ikiganiro ubutaha mbabwire ku by'inkingo, ni iki dukwiriye gukora. Iyo habaye ibintu biteye ubwoba, ubundi abantu bakwiye gukora iki? Wigira ubwoba bw'inkingo, kuko hari n'ibindi bintu bijya biza ntumenye ibyo ari byo. Ibintu bishobora kuzamo satani ni byinshi, hari ibyo mutanamenya. Niyo mpamvu dukeneye kubanza gukingirwa urukingo rw'amaraso ya Yesu, rukaba muri twebwe kugira ngo rubashe guhangana n'ibintu byose dufitiye ubwoba. Ubwo rero nimukirwe mugirira ubwoba ngo inkingo, kereka nimba amaraso ya Yesu atakuriho. Ikindi ntugatinye ibintu utazi naho byaturutse, utazi n'ibiki, kandi si wowe uzaba wakingiwe wenyine. Tujye tubaho mu buzima bwo kwiringira Imana, tuyigire iya mbere, ubundi tworoshye ibintu. Nonaha rero ndashaka kuvuga kuri iyi topic ivuga ngo ko turi beza tumariye iki abo twita babi? Ko twiyita beza, icyo tumariye ababi ni ikihe? Ni ibishaka ko tuganira nonaha. Usanga ahangaha muri ubu buzima dufite ibyo tugaya, kandi kugaya ntacyo bitwaye. Ikibi ni ukugaya tugamije gusesereza, tukagaya tugamije gukomeretsa, tukagaya tugamije gusenya, tukagaya tugamije gukoza abantu isoni, tukagaya dufite intego yo kurimbura no kwica. Ariko ugaya ibintu kugira ngo bive mu bantu, ukagaya ibintu kugira ngo abantu babireke, ukagaya ibintu mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura, atarimo ubutindi n'ubugome n'ubutiriganya n'amashyari n'inzangano. Hanyuma ndashaka kubabwira ngo ko muri beza, ko turi beza, tumariye icyababi. Ababi shaka kuvuga ni babandi tureba, ni babandi tugaya mu mitima, ni babandi tugaya iyo turi mu biganiro n'inshuti zacu. Ko turi babi, twebwe twitwa ko turi beza, tubamariye iki? Ni ibi bintu ushaka ko tuganiraho. Usanga abantu bafata amakosa y'abandi, bagashaka amakosa abantu bakoza, bagashaka kuyakosoza amakosa. Aho rero hazavamo ibikosa n'igikosa kinini.
ariko nitubona amakosa tukayakosoza ibyiza, aya makosa azagira gute? Aya makosa azarangira, n'abayakora bayareke. Ariko nidufata amakosa tukayakosoza andi makosa, abanyamakosa baziyongera, hanyuma barusheho no kuba babi kuruta uko bari babi, barusheho kuba abagome nk'uko bari abagome, barusheho kuba abatinganyi nk'uko bari abatinganyi, barusheho gukora ibibi nk'uko bakoraga ibibi. Hano rero intego y'icyo ngamije ni uko hari ibintu tudakwiye kujajinga ku bantu ngo bidutware umwanya, ngo biduteshe umutwe, ngo tubitekerezeho, tubipostinge, tubisharinge, tubiha abandi, tubishyire mu magurupe, turare amajoro, dushyiremo mega iz'umunsi, iz'ukwezi, tuje kujajinga ibintu bidafite icyo bidutwaye. Ubundi ngewe hano mba nibereye, umuntu mbona nkabona ni umuntu mubi w'umugome, ni umuntu ushobora gukora ibintu bikagira ingaruka no ku bandi. Ariko umuntu ushobora gukora ibintu naho byaba ari na bibi, ariko bikaba byagira ingaruka kuri we wenyine, nge numva uwo muntu dukwiye kumuha amahoro, ntacyo dukwiye kumubaza. Nawe se hari abantu tujya tuzana hano tukabatuka, tukabandikira komenti mbi, tukabasesereza, tukabasebya. Buriya hari umwana w'umukobwa witwa Jacky mujya mwita ngo ni indaya, mukamuvugaho ibintu bibi, Jacky arakagira gutya mukamutuka. Mureke mbabwire, nimushaka mujye muyobora indimi zanyu. Gufata umwana w'umukobwa nk'uriya ukamuhora ubuzima arimo utazi aho bwaturutse, kuko buri wese ariyizi. Muri iyi si nta muntu n'umwe ushobora guhitamo, nta muntu uhitamo aho avukira, ntawe uhitamo ubuzima azakuriramo, ntawe uhitamo aho azakurira, ntawe uhitamo ababyeyi bazamubyara, nta n'uhitamo aho azavukira. Ubona ubyawe, ukabona uravutse, ukabona ubyawe na runaka, ukabona mama wawe n'intuza n'amapapa wawe ni runaka, mbese ukisanga mu buzima utigeze uhitamo, udashobora no kwinyagambura ngo ubwikuremo, ukisanga mu mateka utigeze ugira mu ruhare. Niyo mpamvu nimujya kujajinga umuntu mujye mwitonda cyane, kuko nta muntu n'umwe muri iyi si wanga ibyiza nuko abibura. Burya umuntu ashobora kuba mubi ukamubera umuntu w'ingenzi akaba mwiza, atanaba mwiza ariko udafite n'icyo wamarira umuntu ngo umuhumurize cyangwa umugire inama. Wareka no kumwongerera ububi, kuko ubwaba afite buba buhagije. Kujya kwibutsa umuntu ko ari indaya, ukibutsa umuntu ko ari mubi kandi nawe ubwe asanzwe abizi, ntabwo icyo ngicyo ari cyo yarakeneye. Yarakeneye kumwereka umutima mwiza umuyobora kuva mu byarimo, ariko ukoresheje urukundo n'impuhwe n'imbabazi. Ariko abantu bo kuri iyi mihanda shaho ntibagira imbabazi, ni ba sinabyaye. Bakina ikintu bita sinabyaye, niyo bakina ni sinabyaye, sinashatse, sinwita. Hari umugabo w'ahantu ntavuze, yari indaya butwe, abantu bajyaga bamubaza, ariko kuki usambana cyane ugatera inda abagore, ugatera inda abakobwa, abantu bose ukabamara? Akavuga ati birabareba, ngewe icya mbere sintwita, sinjya ku gisi, simbyara, nta nubwo ari njye urera. Ni nkaho yari avuze ati nibatanyitondera birabarora. Muri ubu buzima rero n'aha hantu turi, abantu ni ba sinabyaye. Uwo muntu wese araza akavunira mu mavi, undi yaza akavunira mu mavi. Ariko burya ukibagirwa ko ushobora kuzabyara abakobwa bameze nka Jacky. Ushobora ukibagirwa ko muri barumuna bawe hashobora kuzavamo ba Jacky. Ntabwo rero umuntu umeze nka kuriya cyangwa abantu bameze kuriya, ba bantu batandukanye n'abandi uko tubabona bikora bya bindi, wa muntu uza akavuga hano ati ngewe ndi umutinganyi mu ndeke. Kumwe babigenza, babandi aba yambaye nyine nk'abakobwa, akifata nk'abakobwa nyine.
ntago uzi icyamuteye kumera kuriya, ntago uzi impamvu biriya byikora. Ariko nimureke mbabwire, waba uri umuntu ufite ubwanwa abantu bose babubona, warangiza ukajya gushyira ibintu hano ngo uzane amabere, ugashyira ibindi hano ngo uzane amabuno, uhinduka umukobwa, ugashyiraho rouge à lèvres, ukabigira kwa kundi ukigira umukobwa kandi uri umuhungu, ushaka kumbwira ngo uriya muntu ntaba afite ikibazo? Hanyuma mukaza mukabatuka, wagitinganyiwe, wagikiwe. Biriya bintu ntabwo ari byo muba mukoze. Uzi ko ushobora kuzabyara abahungu bakamera nk'uriya, uzi ko ushobora kuzabyara abakobwa bakamera nk'uriya. None se uwabyaye bariya bakubwiye ko atari umubyeyi? Ese atwita amezi 9 yarazi ikizavamo? Umwana we akambakamba yarazi ko azamera kuriya? Ntimugakorere, ntimukajajinga abantu ngo mubakomeretsa, mubababaza, mubababariza mu buzima batigeze bahitamo, cyangwa banahisemo bukabarusha imbaraga, bukaba ari bwo bubakontorora ntibagira imbaraga zo kwikontorora. Tuba dukwiriye kubagirira umumaro, tuba dukwiriye. Umuntu nutanamugirira umumaro ariko ntukaze no kumutuka, ntukamwibutse icyari cyo, arabizi ko ari umutinganyi nawe arabyivugira. Wikomeza kuza kumutuka muri komenti, wikomeza kuza kumubabaza. None se reka nze nkubaze, uraza gutuka umuntu ngo amabuno ye ngo arasumbana, ngo bamimukoreye nabi? Reka nze nkubwire, nimba barabikoze nabi, hari amafaranga yawe arimo? Umuntu natega indege akajya kwitezaho amatayi n'amabuno, yateza indege, gutega indege birahenze, naho babikorera nubwo ntahazi, kujyayo ntabwo ari ibintu byoroshye. Uragenda ukishyura hoteli, ukishyura iminsi ugomba kumaramo, ugatanga amafaranga atari make. Ari amafaranga numvise ngo ni menshi, ubanza banayampaye nagura mu imodoka. Ni ibintu yakoze, n'uburenganzira bwe, hafite icyatumye abikoze kandi biramubabaje. Mpamvu yabikoze nuko bimubabaje. Maze ujya ugenda umutuke ngo dore baraguhengamishije, ujye kumukomeretsa no kumujomba no kumuraza adasinze. Cyokora muri babi we, abantu muba babi, mukaba babi no ku cyumweru ma, mukaba babi n'isabato yatangiye, mukaba babi no kwijuma. No kwijuma koko, ariko wa gatanu habaye ijuma, muba babi. Mugakomeretsa abantu, mukababaza abantu, mukabazonga. Kometi zanyu ziteye umujinya. Babigukoreye nabi, byo bibono byawe birahengama, uzagende babihengamure mwabantu. Iyo bihengamye ko ari ibye, iyo bihengamye ko ari iby'umugabo we, iyo bihengamye ko ari we wabitanzeho amafaranga, nashaka azagenda babihengamure cyangwa bongere babihengeke, birakureba. Kuburyo ujya kurara amajoro utukana, ukarara amajoro muri komenti, ukarara amajoro wiyanduriza ubugingo, wiyanduriza ubuzima. Mureke mbabwire impamvu idakwiye gutuma mujanjiga ku bantu, kuko mutaba muzi ubuzima baba baranyuzemo, ubuzima barimo. Ntuzi icyatumye yigira umukobwa kandi ari umuhungu, ntuzi icyatumye yigira umuhungu kandi ari umukobwa, ntuzi icyamuteye kujya mu buraya, ntuzi icyamuteye gusa kuriya, ntuzi icyamuteye kujya kwigabanyisha inda, ntuzi icyamuteye kujya kugabanya ikibuno, kukigabanya, kucyongera, ntuzi icyamuteye kugura amapamba ngo ajye kugura kora ajye yambara. Buriya afite ikintu kandi akigusobanuriye, mukaganira, icyo kintu ukacyumva, nkubwije ukuri, wasanga hari ikintu gifatika, wasanga akeneye umuganiriza akamutega amatwi. Nimureke mbabwire, hari umugabo umwe witwaga Yobu, ndamukunda, amaze iminsi muvuga nanasoma amagambo yo muri Yobu. Umugabo witwa Yobu yahuye n'ikigeragezo gikomeye, abana be bapfira rimwe, ubutunzi bumushiraho kandi yari umukiranutsi. Ariko ngo inshuti ze 3, Biludadi na Zofari na Elifazi, ngo bananirwa kumwumva, kuko ntibabyumvaga. Ntago babyumvaga ukuntu Imana ifata umukiranutsi ikamwica ruriya rupfu ahagaze.
ntago babyumvaga, kuko mu gihe cya Yobu umuntu wagiraga ariya makuba na kariya kaga yabaga ari umuntu watutse Imana, akabana n'Imana nabi, ikamwitura biriya, ariko nta mukiranutsi biriya byabagaho. Ariko iyo ukurikiranye amakuru ya Yobu usanga Imana ubwayo yarivugiye ngo banteye kumuhora iki, kumuhora gatsi. Abantu banyura mu mateka ntihagire umuntu ubasha kuyasobanukirwa. Hari ibintu umuntu anyuramo akaba ataza hano kuri kamera ngo abisobanurire abantu babashe kubyumva. Hari n'ibintu abantu banyuramo byabateye kuba ukundi kuntu no kumera ukundi kuntu, ari amateka y'aho bavuka n'aho bakomoka, ari ibyababayeho bakananirwa kubikontorora, bikabarusha imbaraga, bikaba ari byo bibayobora, ariko abo bantu bakaba bakeneye abitwa ko ari bazima. Hanyuma rero abo twita ngo ni bazima, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo umwiza muri bo ameze nk'igitovu cy'amahwa. Umwiza muri bameze nka nyarihuna. Ibaze umwiza muri twe da, abeza twitwa ko ni beza, ni bamwe babona inkuru bakaza gutukana ngo iriya ndaya, bakanamwandika kuri comment, kiriya gitinganye, biriya bitutsi mutuka abantu kumwe mubagira. Bibiliya avuga ngo umwiza muri bameze nk'igitovu. Wowe nubwo udatukana ariko uri igitovu, uri amahwa, uri nyarihuna, wirirwa ubajomba, wirirwa ubagirira nabi, wirirwa ubababaza, wirirwa ubibutsa ko ari abatinganyi, wirirwa ubibutsa ko ari indaya. Ntago bakeneye ababibibutsa, kuko amateka yabo arabibibutsa, nabo barabizi ko arizo. Ahubwo bakeneye umuntu wabafasha kubivamo, bakabafasha atabatuka, akabafasha atababwira nabi, akabafasha afite urukundo. Ngewe rero hari ibintu nagiye nyuramo, ntago nshobora kuza kwisobanura hano kuri kamera ngo mvuge ngo ibi mwavuze impamvu yabyo niyi. Ntago nzaza kubikora, kuko impamvu ntazabikora nuko mba numva ubuzima bwanjye n'ubuzima bwanjye. Kuza kugusobanura ngo erega impamvu byagenze kuriya ni ukubera gutya na gutya, erega byagenze gutya na gutya, izo details ndaziguhera iki? Ntago nenda kuziguha izo details, kuko nimbabara ninjye uzarira, ninaseka ninjye uzishima. Ntago nzasangira nawe umubabaro, kimwe nuko nazasangira nawe ibyishimo. Nta bintu ngomba kujya kugusobanura ngo kugira ngo ukunde unyumve, kugira ngo ukunde umenye ko ndi umuntu mwiza, ukunde umenye ko nta ruhare nabigizemo. Rwose sinzaza kukwisobanuriraho kuri iyi ngingo. Ariko ntago dukwiye kwirirwa tujajinga ibintu by'abantu, kuko abantu bafite ibintu bahuye nabyo baraceceka. Ntago nzibagirwa umunsi abantu bavuze ngo sigaye niyambika amakanzu, ngo sigaye yambika amakanzu ngo y'inkumi, ngo azunguza amabuno. Nta muntu numwe uzi impamvu natangiye kwambara amakanzu, nta uyizi. Nta nubwo nje kuyigusobanurira, kuko ni n'ibindeba. Hari igihe kimwe umwana wanjye umwe w'umuhungu bamuroze, bamugira umusazi. Arasara ajya muri garderobe yanjye, aragenda afata ibitenge byanjye, aragenda arabica, kandi ibyo bitenge nibyo nakundaga kwambara. Kandi njyaho kugira ngo nambare umwenda ntishimiye, ntakunze, nabyihorera. Byari ibitenge bihenze, ibyo bampayemo amakado, iby'amasuperi byiza, Mana yanjye mvugana ubutumwa, mbese imyenda yanjye irangirika, hafi ya yose igira ibibazo. Yangiritse rero nta mafaranga yo kubigura nari mfite. Mpita mbona iduka, Imana ibahe umugisha abantu bo muri Arufa boutique, iduka ryo muri Arufa boutique. Nkabona abantu beza b'imfura ku mubiri no ku mutima, bamba hafi baranyambika. Muri ibyo bihe baranyambika, niho natangiye kwambara amakanzu, kandi sinayambaye kubera n'ibibazo gusa. Mbona ari no kuva mu bwiza njya mu bundi. Ikanzu y'Iryitanu se nari kujya nyambara ryari n'Iryitatu, sawa nyine. Iyo nza kuhita mbona abantu bari bunyambike bafite ibitenge, nibyo nari guhita nkomerezamo, kuko njyewe nkunda ibitenge. N'amakanzu nahise mbona, bakampa amakanzu ahenze nkishyura, bakampa ayandi nkishyura, bakampa ayandi. Nuko nongeye kwinjira mu buryo bwo kwambara imyenda, kuko nta yindi nari mfite. Ariko se abanciriye urubanza mungana iki? Hasigaye yambika amakanzu bari kuzunguza amabuno, bari kwerekana amabuno.
nta muntu ubundi umuntu none uriya abantu bazunguza amabuno n'abatayagira ariko abayafite arizunguza ubwayo kuko abahari. Kandi reka nze mbabwira ikindi, ntago tuyazunguza kuko ntago tuyacuruza. Kada kandi noneho mureke mbabwira ikindi, kuyagira no kutayagira kuri twe ntacyo bitumarira. Nta nubwo tuba twumva ari ibintu birenze kuko dufite uwabambwe, Imana ya Isiraheli niyo yadutabayira turengera, ntitwarengewe n'amabuno. Twebwe kuyagira no kutayagira ntacyo bitubwiye pe, kuko ntiyigeze aturengera ku munsi w'ibyago n'amakuba. None se ubu ko tuyafite ugira ngo hari ubwo yaturengera mu makuba no mu byago dufite? Wapi? Twebwe rero ibyo ntitubyitaho. Ubu stress mufite ngo zuko nta mabuno mugira, twebwe yo dufite ntago yigeze aturengera. Kandi no muri Bibiliya twasomye tuzi neza ko adateze kudukura mu ntambara, ntago ko ashobora gutuma myaka yo kubaho yiyongera. Ayo mabuno muvuga mureke mbabwire, ntago ushobora kuyereka iki cyorezo ngo nibura icyorezo kiruke kubw'amabuno ufite. Ibyo ni ibintu byanyu byabatesheje umutwe, ariko nkanjye nimba nahari ntabyo nzi kuko ntajya ndengera ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago. Uwo nibuka ni intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi. Haleluya, haleluya. Niwe nibuka, niwe nshyiraho umutima, kuko nzi neza ko iyo byakomeye niwe undwanirira, iyo byacitse niwe uhambera, iyo byanyatatse niwe mpamagara, simpamagara amabuno. Ubwo ari ibyo bintu by'amabuno mujye mubidukiza, ntakagere n'ubitwibutsa kuko nta nubwo tubiha agaciro. Twebwe ntabwo tubizi, ntago mbizi, ntabyo nzi, kuko amakuba yose nanyuzemo nayo nyuramo, kandi nyamaranye igihe pe. Ntago ajya ndengeraho n'Imana ya Isiraheli. Hanyuma karakanyuzemo ndumva shoje, ngewe ndanashoje. Narindi kuvuga ngo ko ari babi pe, wowe mwiza umariye iki abo babi? Yego ntibakijijwe, wowe ukijijwe umariye iki abadakijijwe? Yego basenye ingo, wowe urwicayemo umariye iki abazishenye? Byarabayobeye, byaranabacanze, nta bwenge bagira. Wowe se munyabwenge umariye iki abaswa? Nta discipline birimo, nta kinyabupfura kirimo. Wese ko ufite discipline umariye iki abatagira discipline? Mbere yuko ujanjinga umuntu ujye ubanza urebe ko nta kindi kiza wamumarira kitari ukumujanjinga. Se nta kindi kiza wamukorera? Ese abantu babi bakwiye kujugunywa? Abantu babi bakwiye kwicarwaho tukababwira amagambo mabi yo kubababaza? Ese nta kindi kintu twakorera abantu bakaba beza? Ese nta magambo meza twabwira abantu bakaba beza? Ese nta bintu byiza twabwira abantu bagahindukira? Ndashoje. Imana nibahe umugisha. Nayo magambo numva ndimo yo kubwira abantu ngo nimba abantu ari babi ubamariye iki wowe kuri mwiza? Imana rero nibahe umugisha. Abatarakora subscribe nimuyikore, mukore share na comment, muzandike rwose nta kibazo. Inama n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Imana ibahe umugisha.